rwose iri gukunda, murabona ko application rwose iri gukunda cyane cyane kabisa. Mwebwe icyo musaba ni ugufungura data gusa kuri Airtel. Ku bantu mufite MTN naberetse seva mugomba gukoresha namwe zirimo. Ku bantu mukoresha MTN rero njyewe ndi gukoresha Airtel Tigo, murabona ko ibintu biri gukunda, murabona ko izi zose ziri kugenda, izi zose ni mega muri kubona hano hasi nizo ziri kugenda. Hariya hejuru iriya minota muri kubona iriya niyo nyine baba bari kureba igihe ukoresha, nyine igihe ukoresha iyi app. Nimukajye muyigireho ikibazo, baba bari kureba igihe mukoresha ya application, ntago ari yo kuvuga ngo igihe ngo uza gusoza hoya. Rero application iri gukunda, murabona ko byabaye connected kuri status yayo, byabaye connected, application irakora neza. Ahangaha rero iyo ushatse ubikuramo, noneho ukajya kuri WhatsApp, ukigira kuri YouTube, ukigira kuri TikTok, ukareba video, ukareba ibiki byose. Ariko hari n'igihe bihagarara, ariko nyine iyo bihagaze ubwo iyo hashize akanya wongera kubikora bigakunda. Rero mugende mubikore, kandi ndabibutsa gukora subscribe, like hamwe na comment. Guys, nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel. Ubu rero ngiye kubereka ubundi buryo bwo kubona data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu bitagusabye mega, bitagusabye ibindi bintu byinshi, ahubwo wowe icyo usaba no gukurikirana iyi video neza paka ku musozo, maze ukabasha nawe gukoresha mega z'ubuntu zitangwa buri munsi, ukajya uzikoresha. Nureba iyi video ntabwo uzongera kugura mega ukundi. Ubu rero tugiye gutangira mbereke uburyo ki wakoresha izo mega z'ubuntu, cyangwa uburyo ki aho wazikura n'uko wazikoresha. Ibintu byose ngiye kubibasobanurira ku murongo, mutega amatwi. Noneho ubundi utandukanye no kugura mega, utandukanye no gupfusha amafaranga no gutakaza amafaranga yawe ugura mega. Ubu rero ikintu cya mbere ubanza gukora, tugiye kubanza dufungure data kuri Airtel, kuko Airtel niyo tugiye kwibandaho cyane, ngewe niyo nkoresha. Ariko no ku bantu mufite mega kuri MTN ariho muzifungurira, ariho mufungurira data, uraza hano hejuru. Ngiye gufungura kuri Airtel kuko ngewe niyo nkoresha cyane cyane. Dore mfunguye data, murabona data ko zifunguye hano hejuru, data ndazifunguye. Ubu rero tugiye kujya kuri Play Store. Play Store abatayizi ni ahantu ukura application, ni iyi ngiyi Play Store, ahantu ukura application. Noneho urahakanda, uze muri search yawe usacinge 24 clean, gutya wongereho VPN. Wongereho VPN. Dore ngiyi n'ubundi bayituzaniye hano, dore ngiyi bayituzaniye, murabona ko bayituzaniye. Noneho wowe urahita uyikandaho. Ukimara kuyikandaho rero urahita ubona baduhaye application nyinshi, ariko wowe application ureba ni iyi ngiyi ya mbere. Iyi ya mbere niyo application ureba. Dore ngiyi 24 clean VPN green. Iyi niyo VPN ngiye kubasobanuriraho, niyo VPN. Dore ngiyi rwose niyo VPN ngiye kubasobanuriraho, iri gukora muri iyi minsi, iri gutanga mega z'ubuntu. Ubu rero wowe ikintu cya mbere ukimara kuyigeramo, urahita ubona ahantu handitse Anastar. Ubanze uyizane ahangaha, ibiri hano Anastar, ubanze uyizane muri phone yawe. Noneho ikindi kiraba gisigaye, ukimara kuyizana urahita ukanda kuri open hano, kuri open kugira ngo ifunguke. Ukande kuri open, dutegereze. Ukimara gukanda kuri open rero ifunguka imeze gutya. Ahangaha rero baba bakubwiye ngo wemeze amategeko n'amabwiriza by'iyi application. Urahita ukanda hano agree and continue ko ubyemeye, wakande. Rero tugeze ahangaha, ukimara kuhakanda urahita ugera ahangaha. Ahangaha rero urahita ukanda kuri allow aka kambere ugakandeho. Ahangaha noneho baraba bakubwiye ngo ugenda urebe channel yabo kuri Telegram, ariko utabishatse ukanda hano. Iyo ubishaka ndabona hari ibindi bigiyemo. Ahangaha rero ukande kuri answer, yes.
kuri cancel. Noneho ahangaha rero utabishaka ukanda hano, ahangaha niho ukanda, ukande kuri rate, murabona ko byavuyemo. Noneho rero turaba tugeze muri application yacu bwite, dore ngi aha niho system zose dushaka niho ziri, mega z'ubuntu, ibi byose niho biri, rero uraza hano kuri ubu bukoni butatu hano hejuru, tubanze dukande update, dore ngiyi, urabanza ukande kuri aka kajambo kuri update, umaking sure yuko data ziri kuri Airtel, ari umaking sure. Ahangaha dukoresha mega kuri Airtel uraba ufiteho mega, reka mbabwira hano dukoresha mega ni ukuyikura hariya bakura application, niyo hano dukoresha mega, ni ukuyikura kuri Play Store, aho niho hantu dukoresha mega hambere. Aha kabiri ni ugukora aka kantu ka update, gasaba mega, update config, niko kantu gakoresha mega. Noneho ahandi hose rwose ni ubuntu. Iyo umaze gukora ibi byose buri munsi uyinjiramo, wowe ugafungura ahantu hamwe ugatangira gukoresha mega. Niyo simukadi yawe itabiho mega, ibi bintu birakora kandi birakunda. Noneho reka tuhakande update, mu checking for update, reka dutegerezeho gatoya. Murabona ko bahise batuzanira ibi ngibi. Niba kuzanira ibi ngibi rero urahita ukanda hano kuri update nanone, update, dutegereze. Noneho bahita kuzanira ibi ngibi hano rero, tukanda kuri rate ubikuremo. Murabona ko byakunze. Murabona ko ahantu ha kabiri kandi tugiye gukora ni ahangaha, aha hambere nuhasanga gutya uharekeremo, ntugire ikintu uhindura, uharekeremo ahangaha hambere. Noneho aha ha kabiri niho hantu handi tugiye gukurikizaho. Aha ha kabiri ni ugushyiramo igihugu, aha handitse direct ni ugushyiramo igihugu cyacu. Noneho nuwakanda urahita usangamo bino bintu bimeze gutya. Ahangaha urahita uza hano muri search, noneho dusacingemo rwa, bahita kuzana u Rwanda, dore ngibi. Ukimara gusacingamo rwa bahita kuzanira u Rwanda. Ngewe rero nkoresha Airtel, ngiye gukoresha iyi ngiyi niyo ngiye gukoresha, Airtel Tigo Free niyo ngiye gukoresha. Ariko ku bantu bakoresha MTN namwe harimo amaseva yanyu, dore murabona ko harimo amaseva yanyu, kaze nyabereke MTN, dore seva, dore ngizi kuri MTN. Ndakeka rero amaseva ya MTN nayo arimo, na Airtel harimo amaseva yacu. Ngewe rero ngiye gukoresha iyi ngiyi ya kabiri, niyo nabonye ishobora kuba ifite internet iri hejuru. Iyi ngiyi ya kabiri niyo ngiye gukoresha, mpita nyikandaho ikahita ijyamo, dore ngiyi yagiyemo. Ahangaha hambere nutasanga hameze gutyo, uze kwakanda ubishyiremo, dore ngaha habe hariho rwose. Ahangaha hambere, hambere niho heza, niho hantu hahitamo igihugu gifite data ziri hejuru cyangwa internet iri hejuru. Ahangaha uraherekeramo nuhasangamo. Noneho rero icya kabiri tugiye gukora, ibintu byose twabirangije, ibintu byose twabikoze. Ahubwo ikindi kintu tugiye kwita dukora, tugiye kwita dukanda hano kuri ibintu byose twabirangije kubishyiramo, na update twabikoze. Tuhita dukanda hano kuri aka kajambo, akangaka, aka kantu niko tugiye gukandaho kugira ngo bita bitangira bibare, baduhe mega z'ubuntu. Ubu ngubu rero tuhita tugakandaho, dutegereze turebe. Guys, murabona ko biri kubara munsi, murabona ko biri kubara hano hasi. Murabona ko byabaye connected, murabona ko biri kubara, reba byabaye connected. Murabona ko biri ibi ngibi nibizamo ukande kuri close, ukanda hano hasi kuri close. Ibi ngibi baba bari kwamamaza bihita bivamo. Guys, murabona ko rero ibintu bigenze neza, murabona ko ibi bintu rwose biri kubara, ibintu bimeze neza fresh kabisa. Iyi application ni application nanjye bamaye ngo iri gukora neza. Mbere ya kugira ngo nkore iyi video nabanje kuyikora kugira ngo ndebe ni ibintu nakoze neza rwose. Iyi application kugira ngo ubibone neza ko ikora,
nk'ubu ngubu ngiye guhita ngikuramo njye nko kuri YouTube kangiye kuri YouTube murebe. Iyi application ntabwo ikoreshwa na mega, wapi, ntabwo ikoreshwa na mega, ahubwo ikoresha wowe ufungura data gusa, ntabwo ikoresha na mega. Dutegereze, murabona ko video zije guys, murabona ko video zije guys, murabona ko video ziri kuza, namwe muri kubibona. Wenda reka dushyiremo iyi ngiyi ya Ngenzi Comedy Show urebe, playing turebe ko bikunda kuri playinga. Dutegereze turebe, dutegereze turebe guys. Ndabona iyi video ifite ikibazo, reka dushyiremo indi. Reka dushyiremo ngingi turebe. Yes guys, murabona, urumva barabanza bakaguha aka ads ureba ukahita ugakuremo. Nitwa Rudahunga Benja. Murabona ko bigiyemo. Hari umugabo w'umukire waje afata inzu zanje akoresheje guys, murabona ko ibi bintu bikunda. Murabona ko ibintu bikunda. Rero mugende mu application muyikureho, muyikore nyine nkuko nabibabwiye byose. Ibintu byose mubishyire ku murongo, nimurangiza ubundi mujye mukoresha data z'ubuntu igihe cyose bitagutsabye mega. Ni ugufunga data byonyine, ubundi abantu biza gukundira mukande subscribe, like hamwe na comment, ubundi tuzakomeze ubutaha.